ejo nagezeyo saa 12 za nimugoroba saa ndavuga moya ntabwo nabashije kumenya nyirizina isaha yagereye ariko ni umunsi w'ejo urukumva ariko n'ubu yari asanzwe arwaye ariko ntabwo ari kuvuga ngo byagafashe etape yo kuba yava mu mubiri. Arimo Kubarinda wari umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda yapfuye azize guhagarara k'umutima nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda. Abantu benshi bakomeje kutwandikira bati Rwanda 24 ese iyi nkuru koko niyo cyangwa siyo, kubera yuko ku mugoroba w'ejo hacaracaye amakuru avuga yuko uyu mugabo wari umuvugizi wungirije w'u Rwanda yitabye Imana, ariko Rwanda 24 yanze kugira ikivuga kubera yuko twebwe tugomba gukora ibintu ari uko twabonye urwego rubishinzwe rwabitangaje mu buryo bwo kwirinda gukwirakwiza ibihuha. Niyo mpamvu rero aka kanya tubazaniye inkuru mpamo ivuga ko Arimo Kubarinda bidasubirwaho yitabye Imana kubera ko byatangajwe n'ubuyobozi bw'igihugu. Nyuma yo kumenya yuko Arimo Kubarinda yitabye Imana, turaza kureba ese Arimo Kubarinda yari muntu ki, dore ko uyu mugabo yarazwi cyane cyane muri politiki y'u Rwanda ndetse no muri entertainment y'u Rwanda. Abantu benshi bavuze uko bari bamuzi, muraza kumva amajwi y'abantu batandukanye bavuga uko bari bamuzi ndetse nuko banababajwe n'urupfu. Niba ari bwo bwa mbere ugera kuri iyi channel ya Rwanda 24, kora subscribe, kande like, kore share ndetse ugihe na comment, ufungure inzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru uzajya uhita uyabona mu ba mbere. Itangazo ry'ibiro rivuga ko Kubarinda wari ufite imyaka 55 yari arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Leta y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Uyu mugabo wamenyekanye ku kazina kabuhanzi ka Arimo yari umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda kuva mu Ukuboza wa 12 mu mwaka wa 2021. Mbere yaho yabaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, aba n'umushinjacyaha mukuru mu manza zirimo n'urwa Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yari n'umuhanzi w'indirimbo zirimo n'iz'urukundo ndetse n'indirimbo Tsindabatsinde yamamaye yo gushimangiza ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. Muri bimwe mu biganiro bya vuba yaherukaga kugira mu gitangazamakuru harimo guca umubano n'Ububiligi u Rwanda rushinja kubogamira ku butegetsi bwa DRC Congo ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo no kugira uruhare mu gutuma rufatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Arimo yamenyekanye kandi nk'umuhanzi mu ndirimbo ye yakunzwe cyane Tsindabatsinde yarimbiye ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu mugabo yaraherutse no kugirana ikiganiro na chaîne ya YouTube aho yabajwe niba u Rwanda rutarabaye inakoreka kubera ko mu bihe bitandukanye rwagiranye amakimbirane n'ibihugu byose bikikije. Uyu wize amashuri abanza mu Rugunga mu mujyi wa Kigali yaje kwiga amategeko mu Bubiligi. Niwe wumvikanaga avugira Leta y'u Rwanda mu bitangazamakuru bikoresha Ikinyarwanda n'Igifaransa. Ese wowe Arimo Kubarinda witabye Imana ku myaka 55 wari umuzi ute? Ese wamumenye ryari? Wamumenyeye muki? Nibyo tugiye kumva bamwe mu bamuzi uko babisobanura neza igihe bamumenyeye n'ukuntu bamumenye. So Arimo nanjye namumenye ari umushinjacyaha mukuru, ari n'umuvugizi, ariko na showbiz buriya yibayemo guhera kera cyane. We ni umunyamategeko w'umwuga, kandi we yahisemo kujya mu ruhande rw'ubushinjacyaha. Buriya barigana amategeko, barangiza bamwe bakajya kuba abacamanza, abandi bakajya kuba abavoka, we rero ajya mu bushinjacyaha kandi yabuvugiraga neza. Bavuze ukuntu urubanza rwa Ingabire Victoire, hari igihe nigeze kumuhamagara nkora kuri City Radio, arambwira ati "Sali ntago mpari butugiye mu mwiherero i Rubavu kugira ngo twige neza urubanza." Yavugaga urwa Ingabire Victoire kuko ntabwo rwari urwo gukinisha, byasabaga ko ikipe y'abashinjacyaha ijya kwicara igategura neza. Ati ubwo rero tugiye muri uwo mwiherero. So hanyuma abantu benshi bo muri showbiz baramuzi, buriya ntabwo ari igisupusupu gusa ya managinze, hari na Clarisse Karasira, gira ngo urabizi, urabyibuka, uyu usigaye aba muri Amerika. Na kera hari abandi, hari igihe yakoresheje amarushanwa yitwa Hanga Higa,
habonetsemo abanyempano barimo nk'uwitwa Nkindi ucuranga mu bisope. Ni benshi yagiye afasha cyane cyane. Ni umuntu mu by'ukuri ku myaka 55 ibigwi bye ibintu yakoze wabibarira ku bantu b'imyaka 70, kuko buriya yatangiye no kuririmba kera muri korali z'abana. Amakuru nigeze kumva atanga kuri radio hariya kuri Saint Michel. Noneho indirimbo yitwa Mfite urukumbuzi ya Mani Martin isohoka muri 2004 nako 2005. Alain Muku yabaga ari mu barushanwa, yakoresha amarushanwa yo gushaka indirimbo nshya. Hanyuma Mfite urukumbuzi ya Mani Martin iratsinda ibihambere. Yakoreraga kuri Radio 10 we na MC Mande. So ubwo tugiye mu ruhande rw'umuziki twavuga bukira bugacya, indirimbo zo zimwe mwazishyizeho. Amakipe yaririmbiye Rayon Sport, yaririmbiye Kiyovu, yaririmbiye ngo mu misozi myiza ya Byumba, ngira ngo murazizi. Hanyuma buriya n'izindi, hari n'indi yitwa Musekewe mutazi cyane mutamenye, yasohotse muri 2005 Radio Contact kivuka, yavuga Musekewe ya tarara gitondo gitangaje inyombya zahanitse. Iyo niba ariko bwa mbere muri bishatsi biza, ariko byanze bikunze hano kuri Space harimo abayizi. Yego. So ahubwo yashakishije Musekewe. Yego. Noneho mu bijyanye n'umupira yari afite ikipe wabikomojeho, nayo ifite izina ryitwa Tsinda Batsindi. Izina rimwe n'irya ndirimbo y'Amavubi. Ikaba iri mu cyiciro ntekereza ko ari cya kabiri hari cyangwa se cya gatatu, ariko ni cya kabiri niba nibeshye ntarabura umuntu zo kumusura. Ubwo twari dutegereje ko izazamuka nawe ikagihangana n'izindi wenda mu cyiciro cya mbere, ariko urebye filosofi yayo yari kugira ngo arere impano z'Rurindo. Rurindo hari n'ahantu mu by'ukuri bya football bitari, abanyarurindo barahombye cyane mu bakunda football. Na Sina Gerard arabuze umuntu ukomeye cyane kabisa muri iyo domaine. Ikindi twavuga kuri Alain Muku buryo yafatanyaga n'itangazamakuru yadufashaga, yari Amelia friendly person, kwakoranye ibiganiro byinshi kuva yabo umuvugizi wa guverinoma. Nshobora gusuzuma nkasanga nibura bigeze ngo ku 10 yatwitabiraga cyane pe. Hanyuma na hari kuri GS yari yarashyuhije, urabona ko bamaze gushyiraho Madame Yolande Makolo ngabo umuvugizi wa guverinoma, kubera ko Madame Yolande Makolo atavuga ikinyarwanda gihagije. Escovia yatewe mu gihuru ati se ubu umuvugizi azaba abwira ariko abanyamahanga gusa, twebwe abimbere mu gihugu ninde batubwira. Hanyuma bituma leta ibitekerezaho ishaka umuntu wabikora neza, kongereza Madame Yolande Makolo. Barahambagiza neza bagarura Alain Muku wari warasezeye mu mirimo ya leta kugeza igihe kitazwi. Yarasezeye muri 2015 igihe yarasoje ibintu by'imanza hari byaramumazemo imbaraga, akeneye kubanza kujya kuruhuka. Hanyuma ariko yarazaga, hari n'abanyamakuru bakubwira bati Alain Muku abo muri showbiz yagendanaga argent de poche nk'iya miliyoni muri iriya myaka za 2015 mu modoka, ku buryo nk'ababaga bari kumupromotingira abahanzi be yakoragamo akabaha ubona ari umuntu koko ufite ifaranga kandi utisondeka utanima abantu. So noneho ubwo ubugizwe bwa guverinoma uko yabikoraga murabizi, bari barambagije neza, afite igifaransa cya kizungu, ikinyarwanda cye kinoze nk'umuntu nyine w'umuhanzi kandi umunyamategeko. Ikindi twavuga ni iki, yakundaga akazi kandi akazi kanoze, agategura akwiyahuza. Mikoro yarateguraga. So ndumva ndamutse nshatse kuvuga byose bye nabarambira. Murakoze rero gukurikira Rwanda 24, murakoze gukurikirana aya makuru. Ndagushishikariza gukora share ndetse no gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere tugera hano kuri Rwanda 24. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye hose. Imana ibarinde. Mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.